ishobora kwica intangangabo. Intangangabo ni uturemangingo tuboneka mu masohoro y'umugabo, tukaba dushobora kurema umwana igihe duhuye n'intangangore. Ubusanzwe utu turemangingo tugira uko tubaho mu mubiri ndetse n'aho tuba mu mubiri w'umugabo muzima ushobora gutera inda. Buri munsi intangangabo zirakorwa kandi zigakura. Kuva umuhungu ageze mu gihe cy'ubugimbi, aha ni ukuvuga atangiye kwiroteraho, kugeza abaye umusaza rukukuri. Icyo gihe muri iyo myaka yose, igitsina gabo kuva ku ngimbi kugeza ku musaza aba ashobora gutera inda. Mu yandi magambo, aba ashobora kubyara iyo ari muzima. Reka dusobanukirwe ibintu bitandukanye ushobora kuba utari uzi ku ntangangabo. Ubusanzwe iyo umugabo asohoye rimwe gusa, mu mubiri we hasohoka byibuze miliyoni 200 z'intanga mu masohoro ye. Ku rundi ruhande ariko, ikintu gitangaje ni uko iyo usohoye uri gukora imibonano mpuzabitsina, intanga imwe gusa niba ifite amahirwe yo guhura n'intangangore bikazavamo umwana. Nubwo uzumva amasohoro aba ashyushye, ariko burya ubushyuhe bwinshi ndetse n'ubukonje bwinshi bwangiza intanga. Ishingiro ry'ibi ni uko by'umwihariko ubushyuhe burengeje °C 39 si bwiza ku ntanga kuko bituma zangirika ntizibe zagira akamaro. Ubushyuhe nibwo mwanzi wa mbere ukomeye w'intangangabo. Urugero, uzareba iyo wakonje amabya yawe ariyegeranya, ariko waba ushyushye akikwedura. Impamvu y'ibi byose ni ukugira ngo ubushyuhe bukenewe ntibuhinduke. Ikindi kandi bikaba ariyo mpamvu aya mabya yaremewe kunagana. Abantu bahora ahantu hashyushye cyane nko mu nganda, abakoresha ibimashini bishyushye cyane, bakunze guhura n'ibibazo byo kubyara kubera ko batabasha gukora no gusohora intanga nzima. Bitewe n'uko mu mabya habamo imyunyu ishobora kwangiza intanga iyo zahatinze, niyo mpamvu ku bantu basohora byibuze inshuro imwe mu cyumweru baba bafite intanga nzima cyane kuruta abandi. Ku rundi ruhande, iyo ni nayo mpamvu itera kwiroteraho, kuko ari bwo buryo intanga zigiye gusaza zisohoka mu mubiri w'umugabo. Ese wari uzi ko 90% by'intanga umugabo asohora ziba zifite ubumuga? Ubusanzwe zimwe mu ntangangabo nta murizo ziba zifite. Habamo n'izifite imitwe ibiri, habamo n'izifite ibinure. Ariko izimeze gutyo zose zipfira mu nzira yo gusohoka. Intangangabo zigira DNA, imwe yerekana ko umuntu mufitanye isano, kandi bari nyinshi kuruta utundi turemangingo tw'umubiri. Abasirikare b'umubiri baba bazibona nk'umwanzi wabinjiriye, gusa umubiri uba ufite bariyeri ituma nta basirikare bajya kwangiza izo ntanga. Ku rundi ruhande, ku mugabo wafunzwe burundu vasectomy, iyo bariyeri zibuza guhura n'abasirikare b'umubiri ivaho. Nubwo intangangabo zikorwa buri munsi mu mubiri, ariko kugira ngo intanga ibe ikuze bisaba byibuze kuba imaze amezi 2. Intanga izavamo umukobwa n'izavamo umuhungu ziba zimeze kimwe, gusa izavamo umukobwa igenda gake kandi ikagira uburambe. Iyi niyo mpamvu burya amahirwe yo kubyara umukobwa aba aruta yo kubyara umuhungu ku bantu bakora imibonano mpuzabitsina buri gihe cyangwa kenshi. Intangangabo iyo zitari mu muntu ntizirenza amasegonda 30 zitarapfa, ariko iyo ziri mu muntu nk'iyo usohoreye mu mugore zimara hagati y'iminsi 2 n'5 zikiri nzima. Iyo umuntu afite munsi y'imyaka 40 niho intangangabo ziba zigifite imbaraga zihagije, ku buryo nyuma yayo zitangira gucika intege. Abantu babyibushye cyane bafite BMI irenze 30, abanywa itabi cyangwa inzoga nyinshi bagira intanga zifite imbaraga n'amasohoro make.
ku rundi ruhande ugereranyije n'abantu bananutse, abantu batanywa itabi cyangwa bakoresha inzoga nkeya ziba zifite imbaraga n'amasohoro menshi. ushobora kongera gukurikira iki kiganiro kugira ngo usobanukirwe neza kandi ugirirwe akamaro n'ibi tumaze kubaganirizaho. dukora ibi biganiro tugamije guhugurana no gusangizanya ubumenyi ku ndwara zibasira ubuzima, imiti ikoreshwa mu buvuzi ndetse n'ibiribwa, tukamenya intungamubiri umubiri wacu ukeneye. abatabizi bicwa no kutabimenya, bityo abatarabimenya bicwa nuko batarakora subscribe kuri iyi channel Mizero Media ngo bamenye ko kwirinda biruta kwivuza. niba utarabikora nyaboneka kandi subscribe kuko ni ubuntu, kandi ukande kuri iyo nzogera byegeranye bizajya bigufasha kubona ibiganiro bishya tubategurira. Ubadusanga no ku mbuga nkoranyambaga yaba Facebook, Instagram ndetse na Twitter, ujya ahashakirwa ugashakisha Mizero Media ubundi ukadukurikira. Ibitekerezo byanyu ni ingenzi cyane. Ubaye wifuza kugira icyo tubaza, udusobanuza cyangwa kutwunganira ku ngingo iyo ariyo yose, nyaboneka twandikire muri comments turagusubiza. Mu gihe wakunze ikiganiro twabagejejeho, kanda like ubundi ukore share, ubisangize n'abandi kugira ngo nabo basobanukirwe uburyo bwo kubungabunga amagara yabo. Iki cyari ikiganiro kwirinda biruta kwivuza. Amahoro y'Imana bane namwe, tubifurije kuzirikana ko amagara ari ubukungu.